menya ngo niba ugiye kwitera finga uragenda gute. Akenshi buriya iyo umukobwa ashaka kurangiza urebye nta nubwo arongorwa imbere ahubwo arongorwa inyuma. Ushobora kwibaza se ngo arongorwa inyuma hehe? Ku mishino na clitoris rugongo. Niho hantu usanga umugabo yibanze kugira ngo umukobwa arangize. Nanjye meze neza kubona. Ndashima Imana n'abantu bake, kandi abantu bake ni mwebwe duhorana buri munsi, mwebwe mukanda subscribe, mwebwe mutubaza ibibazo byose natwe tukazanga tuje kubisubiza. N'undi ufite ikibazo akandika muri comment, inyunganizi cyangwa igitekerezo no kwamamaza hasi muri comment, cyangwa se ujye kuri Instagram yacu GUTYA TV utwandikira inbox tuzagusubiza, sibyo? Okay, rero uyu munsi narinje kuganira n'abagore bagenzi banjye, abakobwa muri rusange. Murabizi nyine igitsina gore muri rusange hari utuntu duke na duke naringiye nyine kubaho ubumenyi bake cyane. Murabizi hari ukuntu umuntu aba yicaye akumva ibintu biraje mu mubiri we gusa bitangiye kumudistabinga, nta ruhare yabigizemo. Icyo ni icyambere. Icya kabiri atazi naho bivuye. Icya gatatu noneho ari n'igihe abazi aho bivuye. Urugero, ushobora kuba uryamye uri gutekereza, uryamye wambaye ubusa. Wamara kuryama wambaye ubusa ukumva intoki zawe zitangiye gukora ku mubiri wawe. Ibaza ariko urimo kinje kukubwira ukuntu wakifingaringa neza, uburyo wakirongoza intoki zawe kandi neza bikagenda neza. Tujye tunirongora wowe twirye natwe, nta mpamvu ngo bajye bahora baturye. Nujya gukora ikintu uzagikore neza. Nimba uvuze ngo ni intoki, umva uzaziteye. Noneho ndaza no kubwira abandi bafite inzara ndende utazibeshya ukagira ibintu ukomeretsa. Buriya kwa kundi umuntu aba aryamye hari igihe ibitekerezo biza atazi naho bivuye, akikoraho akumva akabere kameze neza. Buriya ejo rirabere nurikoraho ukumva rihise rikomera, ukumva nyine gatangiye gukomeramo ukuntu uzabyubahe. Kubera ko ubundi iyo umukobwa yashyuka ni ibintu muzi, ibere rihita rikomera, imoko ikaza imbere ku buryo uyibona neza cyane, nyine karashinga byataye. Noneho nibitangira kukubaho ugatangira kugenda wimanuka neza, uzabwe ati karabagiye kwifingaringa. Kandi n'ubundi urebye neza uzabikora, ariko ugomba kumenya uburyo ushobora kubikoramo uburyo bwiza, apana uburyo bubi, ku buryo nyine uri bwikoreho ukitera finga ntiwikomeretse. Nk'uko nimbivuze, bariya bakobwa bajya bashyiraho za nzara cyangwa inzara zabo bisanzwe. Wari uzi ko ziriya nzara zishobora kugira inyama zo mu nda zangiza, ugasanga ntabwo ari zo mu nda ahubwo ni iz'imbere, imbere nyine mu myanya y'ibanga. Reka tubyite gutya, kubera ko izo nyama iyo ziramutse zangiritseho gatoya, hahandi nyine igira ibisebe n'ibiki, ushobora no kwisanga utabyaye. Menya ngo niba ugiye kwitera finga uragenda gute. Akenshi buriya iyo umukobwa ashaka kurangiza urebye nta nubwo arongorwa imbere ahubwo arongorwa inyuma. Ushobora kwibaza se ngo arongorwa inyuma hehe? Ku mishino na clitoris rugongo. Niho hantu usanga umugabo yibanze kugira ngo umukobwa arangize. Nanone tuvuye kuri ibyo, buriya rugongo ni iryo zingiro ry'uburyohe ku mugore. Clitoris rugongo, abatari kumva ibyo ari byo, rugongo niryo zingiro ry'uburyohe ku mugore. Ubwo rero kwa kundi ugenda ukozaho n'umutwe byose ugenda ukozaho,
birangira ari bwarangije. Noneho nawe nujya kujya kwitera finger ugomba ku paying attention ukamenya ngo imbere ni kwa kundi ukoramo gake uzishyira gake ku buryo byumva ko ari gake. Noneho iyo ugiye kurangiza nibwo ugomba kuzisohoramo, noneho ukajya wakora kuri clitoris na ya mishino ukarangiza neza cyane mu mahoro. Nizere ko turi kubyumvikana neza, atazagira umuntu hari n'igihe rego ugiye gukora ari ubwa mbere, wenda ngo urugero ukareba filime ugahita wumva aho ubwonko buragiye neza cyane, ugahita utangira kwikora ugatangira ibintu byinshi cyane. Ariko nyine iyo bikoze neza muri ubwo buryo muhaye bigenda neza, cyakora biraryoha. Uzi ariko kwitera finga ukarangiza wow ukinyaza, ako nyine ni ukubitwara gake kuko urebye nawe n'ubundi si imbere gusa ukomeretsa n'inyuma harakomereka. Mugomba kumenya kwirya neza, mukonya mwirya mureba nimba mwarakoze subscribe, ikiganiro gikunze naka like gusa nyamba ndi kwisubira ka like kandi nimba ngakwiriye. Ikindi cyanyuma wajya kuri Instagram yacu GUTYA TV ukatubwira igitekerezo cyawe cyangwa kwamamaza, ubundi dukomeza. Ciao, bye.